Yes, twongeye ikaze kuri YouTube channel, tunashimira buri muntu wese yagize uruhare atanga kuri YouTube channel. Reka manze mbabwire ngo nkuko bahora bitubwira ibyiza ukora ndetse n'ibibi ukora nibyo bikugaruka. By'umwihariko reka tugaruka kuri uyu mukobwa Ishanga Emeline, afite imyaka 22 rwose. Kuri uyu mwanya akaba yamaze kugezwa aho bafungira ingegezi z'abakobwa cyangwa se abakobwa bafite imyitwarire idahwitse muri sosiyete, bashobora kuba bahungabanya umuco ndetse n'urubyiruko rw'igihugu kuko perezida yabivuze. Ndetse uyu nguyu Emeline by'umwihariko bakaba bamujyanye bamushinja ko ari kugerageza kuvuga ko ibyo yakoze yabikoreshejwe atabishakaga, ariko leta yasohoye itangazo rivuga ko icyo bamufungiye bagira ngo n'undi wese uzabikora bizamubere urugero ndetse n'isomo, kubera ko nubwo agomeza avuga ko yabikoreshejwe ariko nta muntu agukoresha ibintu nka biriya nawe utabigizemo urwawe uruhare. Reka nguhereze ikaze kuri YouTube channel, njye tugiye kubona ndi Isaac Sibomana nk'uko bisanzwe, ngushimira maze ukana subscribe nk'uko nababwiye, ndetse nawe niba ukunda ibiganiro dukora buri munsi kora like kuri iyi video kugira ngo babashe kwigeza ku bantu benshi bagiye batandukanye. Uyu Emeline rero Ishanga ni umukobwa watangiye kumenyekana by'umwihariko mu mwaka 2024 ubwo uyu nguyu Emeline ubwo The Ben yakoze igitaramo mu majyaruguru bagahurirayo rwose, kuba barifotozanyije ifoto akavideo kafashwe abantu benshi bakaza batwika ngo The Ben yifotozanyije nawe akurura string cyangwa buriya bukarisa abakobwa bambara babumeze nk'imizareti. Abantu benshi iyo nkuru irashyuha cyane bavuga ko ari byo uriya The Ben yashakaga, ariko nyamaraga ntabwo byari byo, ahubwo nuko gusa bari bifatanyije bisanzwe. Uyu nguyu rero uyu mukobwa kuva icyo gihe Emeline ubundi nubwo yarasanzwe yamamariza ibigo bimwe na bimwe, akora utundi tuntu ku mbuga nkoranyambaga, ariko by'umwihariko kuva icyo gihe muri 2024 hari mu kwezi kwa 9 ubwo bifotozanyaga iyo foto, niho ibintu byacitse abantu bakavuza induru igahabwa mbega umunwa, bituma uyu mukobwa namara cyane ku buryo yatangiye gutumirwa ku mateleviziyo agiye atandukanye, atangira gutanga ibiganiro byinshi ngo by'impanuro, byaje gutuma nyine abantu benshi bamukunda batangira kumwiyumvamo, ku buryo mbega yari amaze kuba umukobwa ufite amafaranga menshi akura muri social media. Ariko by'umwihariko bitewe n'ibikorwa we na bagenzi be bakoze byo kwikinisha bafata icupa ry'ivide nk'uko mwabibwiwe n'abantu benshi bakagenda nyine barishyira mu myanya ndangagitsina barikuramo barisubizamo, byatumye uyu Emeline ubwo video zabacikaga bazishyira ku mbuga nkoranyambaga, byatumye leta ibi bintu byinjiramo, by'umwihariko nk'umukuru w'igihugu wanabavuze ngo kubona abakobwa bakina kuriya nabo nta bwenge bafite, reka ntimuzajye mubarenganya. Byatumye leta ibyinjiramo, Emeline barabajyana banabakurikiranye basanga bacuruzaga filime z'urukozasoni kuri WhatsApp. By'umwihariko bari baratsinze amagurupe menshi agiye atandukanye bacururizagamo filime, bazicuruza ku rubyiruko, abantu bo mahanga, ibiki, mbega nyine bari abakobwa bageze muri 5 ndetse n'abahungu 2. Abo bahungu 2 akaba bakinanaga izo filime z'urukozasoni, nabo bakobwa bose 5 urumva nyine babaga bari kuzikina. Abahungu mbega babaga batomboye ibikobwa bimeze gutya, nawe wirebera ko uyu nguyu ni umukobwa utapfa gucika buri muntu wese wamubonye, cyane ko abantu benshi bagomeze banavuga ngo Emeline se bundi amabere ye yakuruwe n'iki, bigenda gute na gute. Kumbi nyuma na nyuma baje gusanga impamvu yari yarabaye kuriya ari ukubera konkwa n'ibigabo, nyine twaduhinja twitwa ko dufite amenyo 38 bimwe abakobwa benshi basigaye bararabonza ba nyina batabizi. Niyo mpamvu rero uyu Emeline bamujyanye kubera filime z'urukozasoni bacuruzaga ku rubyiruko, by'umwihariko zo mu Rwanda. Bari barashinze itsinda kuri WhatsApp ryitwa Star Gang, akaba ari ryo ngaba bacururizagaho pornography zabo. Ibi ngibi rero bikaba byaratumye abantu benshi banabimenya, na leta ibyinjiramo ibajyana kubafunga ndetse banabahora ihanini kwangiza umuco w'igihugu cy'u Rwanda ndetse no kwangiza urubyiruko igihugu cy'u Rwanda, kandi bazi ko urubyiruko arizo mbaraga z'ejo hazaza. Akaba ariho cyo ahanini Emeline ajyaniwe Iwawa kugira ngo ajye kubihanirwa. Reka ngushimire rero abanye muri kino kiganiro, ngusaba gukora subscribe nk'uko nabikubwiye kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye byo twabanye. Ndi Isaac Sibomana kuri iyi YouTube channel ya Mansamusa. Ciao ciao, usigarane amahoro ya rurema.